Yo, this is my people today. It's your shop where DJ Sky MC Move. Ni ya Pablo Papito Pachina Macadon Tigreca Scopisto. It's your back and shop pocket boy. I know the shino the van the queen. It's your shop ya DJ Sky MC Move. Ati se umeze gutuye mukunzi kiganiro Sky Show. Ati se umeze neza, umeze fresh. So rero kanizere ko umeze neza cyane. Nanjye ndaje cyase ndagarutse kugira ngo twongere tuganire se updates z'uyu munsi ni updates zihagaze gute. So rero uyu munsi mfite update ebyiri angiye kugutamo ziri on the showbiz pana ziri political nkuko byari bisanzwe muri no minsi ngenda nkuvangira se nkumenyera ngo hirya no hino ase mu makuru agiye atandukanye abihagaze gute. So rero uyu munsi tugiye kugaruka muri showbiz ase turebe se nanone se ubundi muri showbiz bihagaze gute, tumenye ngo se reality za showbiz ni showbiz imeze gute. So rero for right now ndakwakiriye mukunzi w'ikiganiro Sky Show anga mu kiganiro Sky Show ndakwakiriye cyane ubundi nkomeza kugenda nkukorera update wowe utarakora subscribe ndakwibutsa ko wareba hasi ugakanda ahantu handitse ngo subscribe ubundi tukajya tugenda dukomeza tubana umunsi ku wundi ukaba uwa mbere mu kuba wabona izi update azigiye zitandukanye za showbiz n'ubundi. So rero for right now tugiye guhera ku nkuru y'umuhanzi Justin Bieber. Umuhanzi Justin Bieber agatanya imuhinduye umusazi. So rero izi nkuru akangende nkunyuriramo kwinjira kugira ngo ugende usobanukirwa umenya ngo se byifashe gute hirya no hino. Umuhanzi Justin Bieber agatanya imuhinduye umusazi ku myaka 30 ari gutekereza miliyoni 300 agiye guha umugore wiwe. Bundi abantu wenda mudasobanukiye ibintu bya gatanya za showbiz benda mu bintu bijyanye n'abahanzi bahariya kuri amugabane ni gatanya hariya ituma uba umusazi. Gatanya muri Amerika ituma byibuza uba umusazi kubera ko niyo ukoze gatanya uwo muhanzi wa state akenshi ama contact ufite akuvaho akaba n'amakampani menshi cyane abateganya kuguha contract zitazikuvaho amafaranga ufite agushiraho. Nyine no kuvuga ngo gatanya muri Amerika kuyanga ibeho wapfa kamigeranye gutyo kubera ko ni ibintu bigusubiza inyuma mu bintu warubatse like nyine ni ibintu bituma ukena ukaba umuhomeless nk'abari abandi bose ubusanzwe uzi kandi wari umusitari wifite nyine ukomeye tu kubera ko urebye n'abasitari benshi cyane benda tufashe nk'urugero nka Will Smith we n'umugore wiwe usanga impamvu bataba nyine ntago baba bana pe nubwo abana baba banagikundana ariko byibuze bose mu rwego rwa buri umwe mu rwo guparansa finance yabo bituma buri wese ajya ukwe n'undi akajya uko ari kugatanya bakayireka bakaguma bitwa umugore n'umugabo mu rwego rwo kurengera imitungo ariko batatandukana kubera ko bagize akantu ko gutandukana hahita haba ikintu kidasanzwe mu buzima bwabo ugasanga ubukungu bwabo burarindimutse hamwe ho kugera mu kuba bajya gusabiriza kubera ko agatanya state ni ikintu gikomeye. So rero umuhanzi Justin Bieber nawe arimo aratitizwa no kwibaza se ngiye gutanga miliyoni 300 z'amadolari ku mugore kugira ngo dutandukane asaga hafi miliyari 500 z'amanyarwanda. Imagine nawe guhita umbwira. So rero akamusamire ino nkuru kugira ngo tugende turushaho kugenda tumenya ngo se byifashe gute. Rero Harian Baldwin akaba ari umugore wa Justin Bieber, umugore w'isezerano w'umuhanzi Justin Bieber bamaranye imyaka 7 ariko akagatanya asaba gutandukana n'uyu muhanzi bafitanye umwana w'amezi 5. Uyu mugore arasaba miliyoni 300 z'amadolari ibaze nayo nyine miliyoni 300 z'amadolari asaga hafi miliyari 500 z'amanyarwanda zibanze zo kurera uyu mwana ukiri uruhinja. Arasaba ko yagabana na Justin Bieber imitungo ye yose akazabasha kurera uyu mwana babyaranye kuko se atakibashije kumwitaho. Harian impamvu atanga yakwaka gatanya avuga ko Justin Bieber atagishoboye inshingano z'urugo harimo kurwitaho kuko ngo inshuro nyinshi aba yibereye mu biyobyabwenge.
hari amafoto y'uyu muhanzi yagiye hanze bigaragara ko umubiri we wahindutse. Abantu benshi bibajije icyo uyu muhanzi yabaye. Rero bikaba birimo biravugwa yuko uyu muhanzi yaba akoresha ibiyobyabwenge mu gihe hari byo byaba birimo biratuma ngo umubiri wiwe uhinduka cyane, ko iyo witera biriya biyobyabwenge cyangwa se unabikoresha cyane bijya bikunda kuba byagaragaza impact zabyo ku mubiri, like nyine behind yawe y'inyuma ubibona nyine. Abantu benshi baba babibona yuko hari ikintu cyanditse, kandi koko nawe wamunga niyo ugiye kureba physical appearance ya Justin Bieber mu myaka yagiye ihita guhera wenda nka za 2009 kuzamuka kugeza nka 2019 gutyo, ubona yuko yari afite outfit nziza nyine y'umubiri, ariko ubu ngubu kabisa nyine ukabona yuko nta kintu kirimo kubera ko ibiyobyabwenge byaramwiganje. So rero another update ni update zituruka muri White House kwa Trump. White House yasubije Selena Gomez warijijwe n'iyirukanwa ry'abimukira. Ati umukobwa ati yarize bya danje, ati kubera ko ngo ni umuntu urimo aravugira ngo abimukira cyane, urimo aravugira abimukira cyane muri state wallahi. Ariko Trump we kabisa yavuze ati wapi abimukira cyane, yuko atwibukiranwa. Trump akirahira ikintu cya mbere yahise avuga, yavuze yuko adashaka abantu babimukira baturuka muri Amerika y'Epfo bazamuka, ubwo ni za Mexico nyine muri Amerika Latine, baturukayo baza muri Amerika mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. So rero uyu mukobwa we yagiye agaragaza amashusho ku rubuga rwe rwa Instagram arimo ararira cyane avuga ati ngendejejwe anabimukira muri kwirukana muri Amerika. Nyine we yari yatinze kabisa avuga ati ngewe wapi ndarize ni ibintu nari kubasha kuba nakiyumvisha, mubareke abasabira kuba batakagombye kuba bari kwirukana abimukira baturuka muri Amerika Latine bakaza gutura muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko nta byangombwa ubwo bafite. Uyu muhanzi yasubijwe mu butumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa X rwa White House binyuze mu mashusho y'abagore batatu bivugwa ko abimukira batagira ibyangombwa babiciye abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa aba babyeyi bavuga ko urumva, nyamara Selena Gomez yababajwe n'ababimukira mu gihe ubwo abana babo bapfaga bitigeze bimubabaza. Mu gihe nyine abana b'abakobwa bapfa bitigeze bimubabaza, ariko we akaba ababajwe n'abimukira nyine muri rusange. So rero ni ibintu se birimo birabaza se kuba Selena Gomez yaba babazwa no kuvuga ngo abimukira ntibagume muri Amerika, ntibagume state, ariko ugasanga abantu bo ntabwo bari kubyumva cyane yuko Donald Trump aherutse gusinya itegeko ryitwa Lakeline Act rigena ibihano bikomeye kubimukira batagira ibyangombwa bakoze ibyaha. Yategetse kandi ko hatunganywa gereza iherereye muri Guantanamo. Akamana yanjye we izafungirwamo abimukira bagera kuri 30,000. Hari benshi. None se ni gute ngewe ndi kumva byibuza gereza ya Guantanamo niyo gereza navuga ngo nyine ya danje mbi cyane kuri ino si, niyo gereza ya mbere. Ni gute gereza nk'iyo ibamo igihebe abicanyi igenda ikafungirwamo ngo abantu ngo nuko ngo ari abimukira? Nicyo kintu kikwereka yuko noneho rino tegeko rya Donald Trump ari itegeko rikaze, kubera ko n'ahantu rigomba kubahirizwa n'ahantu navuga ngo hakaze cyane, ariko hatakagombye kuba hafungirwa n'umuntu ngo waje ngo ari umwimukira mu buryo budafite inyandiko nyine idafite ibyangombwa, ku buryo yajya gufungirwa za Guantanamo, ahantu hafungirwa ibyihebe, hafungirwa abicanyi, hafungirwa ba ruharwa muri ino si.
so rero nuko bihagaze, ariko Donald Trump we ntago arimo arakozwa n'ibyo ngibyo, ngo nuko ngo ba Selena Gomez ngo bari yatinze ngo bari kurira ngo nuko ngo badashaka ngo ko abimukira birukanwa, ariko bundi byo nibyanakuraho itegeko cyangwa se ibihano byagenewe abo bimukira. So rero nizo update mfite for right now, yari ya Sky mwenyewe, yari ya Pablo Papito Pachino Macantic Decasco Pistol, it's ya Bargain Shop Bargain Boy, another Shino Devane de Qui, it's ya shop ya DJ Sky Miss Move. Guys, tuze kubonana muri update z'ubutaha, wowe bashije kuba nkurikirana kugira ati ni Sky mwenyewe, mba nkuzanira update zigiye zitandukanye, haba za politike, haba za showbiz, hose mba ngenda gererayo kugira ngo ugende urushaho kugenda umenya ngo ese byifashe gute hirya no hino. So rero katuze kubana mu zindi update, cyane yuko izi update nzikoze ari ku itariki 2 Gashyantare, itariki iba ikurikira y'ubutwari, kandi nizere ko nawe aho uri hose ukomeje kwimakaza ubutwari, kandi ko buri kimwe cyose uri gukikora fresh. So rero tuze kubonana mu zindi update z'ubutaha. Ni mutarakora subscribe, ndakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda tubana umunsi ku wundi, kugira ngo utazaza ucikwa ibiganiro tuba twabateguriye umunsi ku wundi. So rero katuze kubonana mu zindi update z'ubutaha.